Zone ya mbere niyo bazanyemo imashini zitunganya igipande kimwe ikindi gipande zirakihorera. Igipande cyerekeye rugura kuri digi ruguririya ntago gitunganije none umunsi wano nta kintu. Abaturage nibo bicukura ntago gitunganye pe. N'abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Rurambe umurenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera bavuga ko mu 2018 iki gishanga cyatunganyijwe ariko hatunganywa igice kimwe ikindi kirasigara nticyatunganywa. Bavuga ko abagitunganyije bagiye ubwo basiga bababwiye ko n'ikindi gice kizatunganywa ariko ngo kuva icyo gihe nta kirakorwa ibintu bituma hakagombye gutanga umusaruro w'umuceri basigaye bahingamo ibindi bihingwa. No kuvuga ngo iki gishanga ntabwo gitunganyije cyose. Baratunganyije batunganya kimwe cya kabiri nabwo umwuzure wa 2018 uraje ahegera urugomero hajyamo umusenyi haritinda n'ubu ngubu ubuso barimo guhinga nubwo bagenda bacukura itaka bigizayo ugasanga harajya amazi umuceri urera ariko hatajya amazi ntabwo wera neza. Zone ya mbere niyo bazanyemo imashini zitunganya igipande kimwe ikindi gipande zirakihorera. Igipande cyerekeye rugura kuri digi ruguririya ntago gitunganije none umunsi wano nta kintu. Abaturage nibo bicukura ntago gitunganye pe. Rwose urabona aha kagombye kugera amazi nta mazi ntahagera. Aba bahinzi b'umuceri mu gishanga cya Rurambi barasaba ko igice cyasigaye kidatunganijwe nacyo cyatunganywa kuko igihe gishize babisezeranijwe ari kinini ndetse hakanatunganywa n'icyo bahinga mu magingaya kuko nacyo kidatunganije uko bikwiye. Tugize nk'amahirwe bakaza bakakidutunganyiriza bakadutunganyiriza hasigaye bakakora paranaje. Nk'ubu wenda nko mu gishanga cyose dusigaye tubona nk'ibihumbi 3 ariko ibihumbi 5 twabikandagiramo. Twasanga ko bakagombye kuza akagitunganya neza nibiri umuhinzi agahinga mu buryo bwiza cyane amazi ageramo mbese ku buryo byarushaho kudushimisha cyane. Nazinda Ronje umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi mu karere ka Bugesera avuga ko igishanga cya Rurambi ku nshuro ya mbere hatunganijwe igice kimwe ikindi kirasigara ariko ngo icyo gisigaye nacyo kigiye gutunganywa kuko inyigo yo kugitunganya yarangiye igisigaye ari ugutanga isoko gusa ngo n'icyo gice cyatunganijwe nacyo kizasubirwamo. Igishanga cyabonye amafaranga yo kugikora hari umushinga wa RAB witwa SIDAT n'inyigo zararangiye zo gutunganya hariya hasigaye gutanga amasoko gusa ubundi gishanga kigatangira gutunganya ariko ntago hatunganya ngo hari uhareke ubwo muhazatunganywa na hariya n'undi hahingwa naho hazasubirwamo. Iki gishanga cya Rurambi mu murenge wa Mwogo cyose gifite ubuso hafi ya hegitari 1500 zirimo 750 zitunganyije ariko abahinzi bagasaba ko nubwo buso busigaye bwatunganywa kuko bwatuma umusaruro ukivamo wiyongera. Aha ngaha ureba uyu muceri warapfuye nta mazi ageramo. Aha ngaha nk'ubiboroke nta mifuka ibiri yavamo. Mu gihe ngewe hariya hirya ubona bakoze paranaje nzabonamo nk'imifuka 5 cyangwa 6. Jamari Habarurema Isango Star mu karere ka Bugesera wo mu ntara y'Iburasirazuba.